Hi everyone, ikaze nanone kuri YouTube channel yanjye ari nayo yanyu yitwa Fisher TV. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko umunsi wa mwarimu wagenze. Ese uburezi buhagaze gute aho iwanyu? Nibyo tugiye kuvugaho. Ntimucikwe n'iki kiganiro n'ubutumwa bwiza twagenewe. Murakoze. Ababyeyi barezi beza, muraho neza? Baje kwifuriza umunsi mwiza wanyu. Mwese ayambire mugenzi wawe mbwira umunsi mwiza. Abantu baracyakurorosha cyane barezi beza rero ni umunsi mwiza wo kubashimira ku kazi keza mukora. Uyu munsi ni umunsi mwiza wo kuzirikana umurimo mwiza n'inshingano zitoroshye muba mufite. Dushingiye kuri iyi nsanganyamatsiko ivuga ngo uburezi ni umwuga usaba ubufatanye. Ijambo ryanjye rikubiye muri iyi nsanganyamatsiko kuko ibyinshi byatambutse kandi mwabyumvise. Impamvu nababwiye ngo buri wese nabwire mugenzi we umunsi mwiza w'umurezi ni uko buri wese yicaye hano kubera ko yaciye imbere y'umurezi. Si byose hari utarahaciye. Rero ubwo ni ugutekereza mwarimu wawe wewe wicaye hano, abakiribuka uze kumwohereza nka message umubwire ngo warakoze. Nanjye hari uza kukohereza nk'akoze. Twese turi hano rero kubera amahirwe igihugu cyaduhaye. Turiga, namwe muriga, muranigisha, natwe dukora ibindi. Turabishimira igihugu cyiza cyacu dufite kiyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Tumufashe tumuha amashyi. Twicaye mu miyoborere myiza, turakorera mu miyoborere myiza. Siyo mpamvu se ubwo buri wese ahita atekereza ahahise hacyagiye. Ubwo buri wese hari icyo ahise atekereza. Ntabwo wenda nzi imibare uko yari imeze icyo gihe, ariko ibyo nzi by'uyu munsi ni byiza kandi biratubereye. Barezi beza rero, ngendeye kuri iyi nsanganyamatsiko, ndavuga ku burezi, mvuge umwuga, mvuge gusaba, mvuge n'ubufatanye. We wicaye hano ukora umwuga w'uburezi, ko umwana uje ukugana ufite kumugira uwo ukeneye kwabaho. Ubwo muri hano wigisha muri garidiyeni arahita abyumva, uwigisha mu wa mbere arahita abyumva, ariko noneho kuzamuka kuko buri shuri rigira amasomo yaryo. Rero uwo wicaye aho nuko umwarimu waciye imbere
uko niko yakugize. Abatuza batugana, abanyeshuri dufite rero, natwe dufite kubagira cyangwa se kubaremamo abo dukeneye ko bazabamo, yaba ari amashuri bigisha bakeya, baba ari abigisha benshi. Uwo ni wo murimo wacu, ni nawo mukoro dufite, ni nako kazi gakomeye mugomba gukorera igihugu. Intsinzi iraryoha. Murezi ufatanije n'umwarimu, ufatanije n'umunyeshuri, ufatanije n'umuyobozi wawe, uburezi n'uburere biri mu maboko yawe y'uriya mwana. Umubyeyi amubona umwanya muto, umwanya munini abari ku ishuri, ariko nanone ukagendera ku burere yahawe n'ababyeyi yakuye mu rugo. Uburere yakuye mu rugo bukagufasha kuguha uburezi cyangwa ibindi agukeneyeho kugira ngo azabe umukeneye kwabawe. Rero ubwo biseza ku bufatanye. Ese dufatanya gute? Umuyobozi w'ikigo cy'ishuri, umwarimu wawe umufata gute? Ese umwumva gute? Iyo akubwiye ko yagize ikibazo uramwumva? Iyo akubwiye ko arwaye uramwumva? Iyo akubwiye ko agize impamvu uramwumva? Ubwo mvuye ku bana ngiye ku barezi n'abayobozi babo, kuko ni impande zose. Hari umukoresha, hari n'umukozi, hari n'ibyo akora, hari n'umusaruro tumukeneye. Umufasha gute? Abayobozi b'ibigo rero, ndabasaba kujya mufasha abarezi banyu, abarimu mukorana, kuko umusaruro mubona cyangwa se ikigo tugifashe nk'urugo rwawe, abarezi bakaba ari abantu mufatanya kurera bariya abana barimo, umusaruro mubona ni uwo nguwo. Ntabwo iyo ikigo gitsinzwe si diregiteri uba utsinzwe, ni itsinda riba ritsinzwe. Iyo itsinda ritsinzwe rero riricara rikareba ngo twatsindiwe, rikareba ngo twabigarurira he, twakora gute. Babyeyi rero mugafasha abarezi, umwana akagerera ku ishuri igihe. Ese iyo asibye ubasha kubwira mwarimu iyo agize impamvu wenda wamutumye cyangwa byagoranye? Mukorana gute ubundi? Mukorana gute? Nimuhura hari umwarimu wagize ikibazo mugiye kwiga muri komite gusa? Nimuhura hakenewe amafaranga runaka mugiye kuvugana uburyo ari buze gukoreshwa imyigire y'abana? Ese muhura muvugana kuri rwa rutonde rw'abana batiga neza? Abana batiga neza tuzi impamvu, imiryango yabo ibanyite, imiryango yabo ifite ibihe bibazo. Se ni umwana ku giti cye, ariko umwana ku giti cye ibyo akora ni ingaruka z'umubyeyi. Uko umwana umubona kuriya niko ababyeyi be bamugize, niko bamugize. Nawe gira uko umugira rero mu byo wize, ufashe n'uwo mubyeyi mufatikanye. Ubwo ni mu bufatanye. Mu bufatanye twabonye ko hari ibigo bitsindisha. Ese ibigo bitsindisha tubyigiraho iki? Ese bakoresha ubuhe buriye strategy? Ese twakorana gute? Kwigiranaho n'ubuhe buryo bakoresha? Se ni amasaha menshi? Ese ayo bafite bakoresha neza? Turebera aho hantu. Twakufite abana babiri, uturanye n'ufite icumi. Ese mufite inshingano zo kubaha uburere no kubarinda igwingira no kubarinda bwake no kubagaburira. Inshingano z'umubyeyi harimo kumugaburira, kumuvuza, kumuha iby'ibanze ndetse no kumwigisha. Izo nshingano enye umubyeyi agomba kuba zifite, baba 10 baba 3 yabo. Nawe rero reba mu nshingano zawe ufite, ubundi mwana agomba kumukorera iki? Ubwo no kugira ngo azagire ubuzima bwiza n'uburere bwiza, no kugira ngo azabe umuyobozi, no kugira ngo azasigare yigisha. Rero se ko mukuze kandi mukeneye abazabasimbura, ko bimeze se? Ntabwo mubona ko nyine yo uzasimbura? Namwe mugiye ntabwo muzahora mwigisha.
cyangwa se muzashinga amashuri, ariko pasiyo n'ikiberaho. Bavandimwe rero, mureke turebe kugira ngo umenye uko ukemura ikibazo. Ubundi byapfiriye hehe? Aho byapfiriye byatewe n'iki? Ukagenda ukica Gitera, ugakuramo Gitera. Gitera iyo umaze kumukuramo, umuyobozi uhagarariye abandi bayobozi b'ibigo by'amashuri yavuze ati hano twadeya yaje adushima ko turi abambere. Munsi bimeze gute? Dukeneye ko hazaza noneho undi urenze w'akarere akaza bari kumwe amuherekeje umwaka utaha. Ntabwo bishoboka? Ntabwo bishoboka? Ntabwo bishoboka? Aha ngaha ko mbona se Mana Nyagasani, ntabwo bishoboka? Nawe birashoboka? Nawe birashoboka? Birashoboka cyane. Ni ubufatanye. Ni ugufatanya. Nibwo bwa bufatanye, diregiteri akumva umwarimu, umwarimu akumva diregiteri, unavuze ku bayobozi. Ariko hari n'abarimu nyine nabo bagomba kumva icyo umuyobozi ababwira. Hari abantu ntabwo ari byo mwenyine, ni ukuvuga ngo umuyobozi wese agomba kumenya uko ashera abayobora. Haba harimo ubwira kumva vuba, harimo ubwira akagusubiza murebana nawe ufite uko wabyutse, hari uwo muhura yaraye arwana n'untuza urabyumva, hari uwo muhura bamudesovye ari muri desebusiyo. Uwo muntu ubundi urashaka ko akuvugisha we, urashaka kuvugisha, ariko niwo ugomba kumuzana muri mudu kubera ko wamutanze kumubona, si byo se? Iyo watanze kumubona ko afite ikibazo, ubu wa mbere mu kumukura mu kibazo arimo, yakikubwira atakikubwira, mwize busikoroshi umuntu wo murandira ibyo ndi muvuga n'uburyo narize nyinshi cyane. Njye ntabwo nigeze niga busikoroshi, ariko nyine muranarize cyane. Ariko umuntu kuvuga ngo mwese kubera ko mwayize, ugomba kumenya umuntu ikibazo nyine afite bitewe na mudu. Okay, nk'uko nabibabwiye rero, ubu tumaze kumva ni ubutumwa twagenewe n'umuyobozi mukuru wari wadusuye uyu munsi twizihiza umunsi wa mwarimu. Uburezi kuri bose, turabakunda cyane.